mbese ahubwo ukuntu yabanaga n'abana wagiraga ni umubyeyi wabo kuko abana bamukundaga cyane pe kandi aho ageze hose buri mwana wese aramukunda afite amaraso akundwa n'abana simfe n'abana gusa n'abantu bakuru twamukunda yaraziko turi umuha amashyi twese turayamwemye kuko twumvishe navuze turavuga ati se buriya biriya bintu yasorejeho koko urabona twamuha amashyi yadushimiraga yego adusaba n'umugisha ku Mana adusaba ngo n'imbabazi ngo yahemukiye ariko yigizaga nkana kuko nta muntu yigeze ticyo marahemukira rwose ikintu kimbabaje Hangana wirira komera Imana imwagurira imbago ibyo azerekezaho amaboko ye n'ibitekerezo bye Imana izamugirire neza amen kandi ikindi Imana izamuha ijuru nimba ari n'umushahara wenda wabaye mukeya mfite uko ngiye nabikora nawongera ariko Mara gukomeza kwigisha abana cyane yuko anagiye n'abacu bataranasoza muri garideni ya gatatu urumva yuko turababaye ntabwo twishimye kandi n'abatoya bari batari batangira bose bumvaga bavuga ngo tuzajya kwa Teacher Omar ukumva mbese nicyo kigo bari guhitamo kandi batari banahamenya turababaye cyane turacyakomeza kuganira n'ababyeyi kuri iki kigo bahareraga ariko mu mitima yabo cyangwa mu ntekerezo zabo bafite agahinda n'umubabaro mama aratangiye twibwira uzamura mikoro yawe ufite gutya utwibwira ureba n'uriya mugabo nuko tungera kamera uratwibwira niba ntacyo bitwaye murakoze nitwa Uwitugene Emmanuelita ndi umubyeyi urerera kuri iki kigo cya Al-Jamana School. Omar arasezeye mbona mu maso yanyu mutangiye kujengamo amarira byari bitewe n'iki? Omar yari umuyobozi mwiza yari umurezi mwiza yari umubyeyi mwiza uzi kwita ku bana uzi kubaha care uzi kubaganiriza mbese Omar ni umuntu duhereza abana tukumva dufite amahoro twumva turatuje yigisha abana discipline nziza mbese yari umuyobozi mwiza pe ntabwo natwe twumvaga ko iyo nkuru yo gutandukana nawe birabatunguye cyangwa mwajyaga mubyumva mu marenga ariko ntacyo aratangaza nawe kuko yarasu urukundo ababyeyi twari tumufitiye yanze kwirirwa bitubwira yego biradutunguye cyane ni nayo mpamvu bitubabaje cyane tunasaba ko bibaye ngombwa mwamuturekeraho akabanza akadukurikiranira abana twe twaramuhaye baje mu wa mbere bagasoza mu wa gatatu bagasozanya nawe yego ubona ari iki kibyihishe inyuma ku isezerano rya Omar iki kigo gifite abayobozi bagiye batandukanye dore ko ari n'ahantu hari umusigiti n'amazu agiye atandukanye n'ababyeyi muri rusange baharera mubona wenda ari iki cyaba kibyihishe inyuma kugira ngo bajyane Omar kugira ngo Omar abasiza ku kino kigo akabati wenda nyuma y'imyaka 2 nshobora kuzagaruka ariko simbizi neza nkuko babitangaje ikintu cyaba kibyihishe inyuma ku giti cya Omar yego nuko nawe wabibona nuko nabibonye urabona dukurikije inama zacu z'ababyeyi na directeur w'ikigo directeur wacu yahoraga duhereza icyizere cy'uko tuzabona ikigo tukagira ikigo gihagije kizakurikirana kikagira na primaire mbese ku buryo abana babona ubwisanzure buhagije nibyo byose biri mu byifuzo yahoranaga ubu biramutse bigenze neza ku buyobozi wenda twabonye abana yabigishije byinshi abana baramukunda cyane twabonye byinshi byetandukanye ubona ababyeyi tuvuge twajyanye n'abana 100 bagera na 2 baregwa kuri kino kigo turanatemberana ubona abana bose bazagaruka ko twagiye tunamo bamwe muri akatagiye turajyayo abandi ati gutya turajya n'ahandi nyine nicyo natangireho nkubwira Omar yari umuyobozi mwiza pe mwiza biragoye guhita bakira undi muntu nyine ngo tumwakire turebe ko afite ubushobozi nk'ubwo Omar yari afite mu irerero ry'abana yari umubyeyi mwiza ubayoboye neza niyo mpamvu natwe kubyakira byatugoye ntabwo turabyumva niyo mpamvu dufite n'icyizere cy'uko tugize amahirwe bamuturekera akagaruka yagize ati mu minsi iri imbere iyo biza kunshobokera twe tugiye no kuzatwigisha abana igifaransa izindi ndimi bigaga ni nk'izihe muri rusange bigaga icyongereza bakabigisha
ikinyarwanda bakabigisha umuco bakabigisha ubugeni ubwo haburagamo igifaransa nacyo yabonaga aricyo cyari gikwiriye kugira ngo umwana akure n'ubwo yajya muri primaire nubwo yajya muri primaire bigisha igifaransa akaba afiteho inosiyo nkeya ariko yumvaga nyine mu cyifuzo cye natwe tugira nk'ababyeyi twumvaga ko Omar yaguma aho ngaho ko yaradufitiye viziyo nziza. Dusoza interview yacu aka kanya abana bagiye mu biruhuko, umwana wawe yaguha amanota meza? Yego. Mu nshingano z'umubyeyi mu rugo ajya gukurikiraho iki nyuma y'uko abana bari mu biruhuko, nk'uko ubuyobozi cyangwa n'abarimu bagenda batangariza ababyeyi ati nubwo tubabahaye mukomeze mubiteho bazanagaruka ibyo bize bakibyibuka, mugiye gukurikizaho iki mu gihe abana bari ku ishuri bari mu mago? Icya mbere ni ugukurikiza disipurine, twigisha abana disipurine nk'iyo bahoranaga nk'ababyeyi, natwe tugashyiraho akacu tukanyuzamo tukabasubirira mu masomo yabo, mbese kugira ngo umwana adasubira inyuma bitewe n'amanota yari afite n'inshingano zacu zo kwita ku bana. Reka ngushimire. Murakoze cyane. Tugiye kwakira n'umutantine w'abana, uramuha akanya nawe yicare hano. Reka tumwakire. Yabaga ari kumwe na Omar, cyane cyane abana bitaho abakorera byinshi bigiye bitandukanye. Nawe ni umumama akaba n'umusilamu. Assalamu alaikum wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Amazina yawe? Amazina yanjye banyita Mukagashugi Jasmine, nkaba ndi tantine w'aba bana. Wari ushinzwe iki mu bana? Nari ndi tantine nshinzwe kubajyana ku bwiherero, gusa ariko si ubwiherero gusa, twafashanyaga nk'abarezi wareraga abana bose nk'abanjye pe, kandi byanezeza. Omar aragiye, ibyo ni ndabaza ati kuki Omar agenda ku bigo agenda avaho, kandi wareba neza ugasanga nta kibazo, ahubwo ikibazo cyo kibyihishe inyuma, wenda bari ubuyobozi bw'ishuri cyangwa ba nyiri ikigo. Ni inshingano zo zimujyanye cyangwa yaba yirukamo akaba avuze ati reka ngende? Omar rero ntawe wamwirukana, nimba afite gahunda kugenda, kubera ko twebwe nk'abarezi barerera hano, Omar yatubereye inshuti, atubera ababyeyi, mbese yatubereye ibintu byose ahangaha kuri kino kigo. Omar yatubereye, sinzi uko namufata, ngiye ku bwanjye numvaga yuko atanagenda bitewe n'ukuntu twari tubanye neza pe, yadushimishaga, yadusetsaga, twamwisanzuragaho, nta mutima mubi mbese muri we twabonaga. Ababyeyi bamwe nabonaga agahinda n'umubabaro, ariko bakanga kugira bamwe icyo bavuga, ukabona nk'umubyeyi arashavuye. Tugaruke hano kuri Sezika hano none yigishaga, twagiye tubona umunsi yasezeraga, none habe n'ikintu cyitwa imyigaragambyo, nubwo mu Rwanda bitemewe. Ababyeyi ati mu mugarure, ruburagisha inzego z'umutekano nazo ziraza, ababyeyi bamwe bafata umwanzuro wo kutazasubiza abana babo kuri kiriya kigo. Hari n'ahandi asigaye yigisha abana ariko ngewe uko nabibona ntago yirukanwe, ahubwo Omar ni umusore ugishaka iterambere, kandi mu gushaka iterambere rye agomba kureba ahantu hari iterambere ryo kugira ngo nawe agire icyo yigezaho nk'umusore. Ariko nyine nkatwe abarezi turerera hano ntabwo bidushimishije kuba agiye pe. Ushatse kuvuga yuko yabajya mu zindi nshingano wenda zimufite inyungu kurenza izo yarafite? Oya, kubera yuko n'ubundi inshingano zifitiye umuntu inyungu ziba ari nyinshi pe. Ariko nyine buriya yahisemo gusezera kubera yuko muri we yumvaga yuko wenda hari izindi nshingano yagiyemo zimwerekeyeho nyine. Ashaka kubusabana kino kiganiro cyangwa n'ubuyobozi yuko kirimo kiratambuka ku mbuga zigiye zitandukanye, abayobozi bakavuga ati abaturage barababaye, ababyeyi barababaye, abana barababaye, ati Omar agaruke. Nibyo bifuza ko yagaruka, wenda bakamwongera wenda nk'umushahara? Ngewe ku bwanjye nifuza yuko yagaruka akabana natwe, kuko nta kibazo pe, umushahara bakawukuba ahubwo bakawongera bakawushyira hejuru, kuko Omar ni umuntu mwiza pe. Sinzi uko nabivuga, nubwo agiye ababyeyi dufite igihombo gikomeye cyane pe, kuko tubuze umuntu. Urajya ati ni umusore, naze tubeze ko ari umusore ntarashaka. Birashoboka ko umuntu utarashaka akunda abana bigeze hano, cyangwa akunda n'ababyeyi babo bigeze hano cyane? Mbese ahubwo ukuntu yabanaga n'abana wagiraga ni umubyeyi wabo, kuko abana bamukundaga cyane pe, kandi aho ageze hose buri mwana wese aramukunda.
afite amaraso akundwa n'abana simfe n'abana gusa n'abantu bakuru twamukunda ku bwacu twumvaga yuko yakigumira ahangaha tukabana kuko arasabana agira n'umutima mwiza nawe wareraga hano umwana wawe nutaha wenda yabaye umuhanga afite n'amanota meza hari ibyo yigaga kubera Omari agakorana ubushake mu kwiga urabona ku mwana hategeye kubaho ingaruka shagiye kubaho ingaruka zikomeye pe sinzi ko nabivuga kuko Omari arigisha pe simfe no kwigisha gusa yari umuntu ukomeye ahangaha kuri twebwe yari inshuti yari umuyobozi yari nk'umuvandimwe mbese muri byose noneho n'abana bamwisangagamo cyane kuba agiye pe dufite igihombo gikomeye cyane twumvaga yakigumira hano reka tugushimire tuganirize n'abandi babyeyi tugana ku musozo ubwo muri komantere muragenda mutubwira uko mubyumva ndetse n'ubuyobozi bwabo bw'uno musigiti cyangwa n'abakuriye ibigo bigiye bitandukanye by'amashuri ubwo ndizera ko muza kumva ababyeyi cyane mukabishyira no mu gaciro mukareba se byagenze bite Omari mu zindi nshingano ze bimeze bite reka tugushimire murakoze cyane mama makwitana kangurekere wicare hano wetse umwana bakwitana mama bangita Ingabire Denise mfasha gutya urerera hano yego nderera hano Omari arasezeye ko mfite ishavu se muri wowe we n'umwana ishavu mfite ntabwo ari njye nyine turi benshi yego gira icyo utangaza ku nkuru muri mu bango n'incamugongo kuba Omari agiye twebwe avuze na disikuru y'ukuntu azagenda yarazi ko turi bumuhe amashyi twese turayamwimye kuko twumva navuze turavuga ati se buriya biriya bintu yasorejeho koko urabona twamuha amashyi yadushimiraga yego adusaba n'umugisha ku Mana adusaba ngo n'imbabazi ngo abo yahemukiye ariko yigizaga nkana kuko nta muntu yigeze Teacher Omari ahemukira rwose ahubwo Teacher Omari nimwe nigeze kumuteraho brage ndavuga nti Teacher Omari ngenza kurega umuganda kuko abana uburyo muba muri kumwe natwe ababyeyi turi ukuntu duteka tuza kukureba tukurangariye natwe waraturangaje araseka cyane mbese Teacher twamukundaga niyo yatangira kwigisha abana twabyeyi turi hano hafi twasohoka tukumva inyigisho ari kubigisha tugaseka twese tugakumbagara byatunezaga cyane ati inkuru atangaje tumye mutamuha amashyi kubera iki inkuru y'incamugongo inkuru tugejejeho rwose ibintu byose yabigenje neza yajyanye abana ku mafurashi yabatwaye mu mabisi atandukanye yabaye amaburushete amaji banyweye byatunejeje byari byiza ndetse aho hantu yabajyanye rwose hari ahanyaburanga ariko inkuru asorejeho iratubabaje itubera incamugongo yego nimba aramutse wenda asezere kuri kino kigo biri mu mpamvu wenda z'ubuyobozi ubwo buyobozi buhari kino kigo babubwira iki ubuyobozi bw'iki kigo ntabwo namenya impamvu asezeye ariko umunyarwanda niwe waciye umugani anavuga ngo uwambaye ikirezi namenya ko kera ufite umwarimu nka Omari nawe ndizera ko uri umuyobozi ntabwo watuma Teacher Omari agucika waba urangaye ni igihombo gikomeye ni igihombo waba ugize gikomeye cyane reka tugushimire rero n'uwo mubyeyi ndabona amaboko yashyize imbere rwose nawe ubona ariko ntaragira mutarasoza Teacher Omari sinzi ahantu agiye sinzi imishinga wenda yerekejemo ariko hagiye hose ibyo azakora Imana izamuhire Imana izakomeza intambwe ze komeza imuzamure mwagure mbese azagere kure kandi niramuka imugejeje kure twebwe ababyeyi tuzavuga tukurikirana amakuru ye ntabwo twakwicara tutazi aho Omari aherereye byaba ari ikosa rikomeye ntabwo murekuje gusa muzakomeza mumenye amakuru ye yego tuzavuga tumenye amakuru y'ahantu agiye mama kwetse amaboko kunda nkabona urimo gusumira biraterwa n'iki natwibwiye njyewe nanjye ndi umubyeyi ufite umwana ahangaha kuri kino kigo ariko nanjye ndababaye ikintu kimbabaje ihangane wirire umubyeyi kuvuga biramunaniye mama komera njye ntabwo ndumva nabona ikintu mvuga gusa ikintu musabiye ndamusabira umugisha ku Mana komera Imana imwagurira imbago ibyo azerekezaho amaboko ye n'ibitekerezo bye Imana izamugirire neza amen kandi ikindi Imana izamuha ijuru njye nicyo kintu namusabira kuko Omari ni umuticha twabonye utandukanye n'abandi baticha
kuko twe turabizi tumaze imyaka myinshi ahangaha abatica bahageze ni benshi ariko Omari yabaye intangarugero mu bandi batica. Ndamushimira cyane n'Imana yo mu ijuru aho iri ibibone yuko Omari mushimiye, Imana izamugirire neza cyane ko n'abandi bana batigaga ahangaha bose barafite amatsiko yo kuzaza ahangaha. Hari n'ababyeyi twaganiriye benshi baravuga ati se ubu abana bacu bazaguma ahangaha bizagenda gute? Ubu rero dufite amatsiko yo kubona nyuma ya Teacher Omari undi muntu uzamusimbura. Ese azaba ari nde? Azaba afite iyo mico? Umuntu uzamusimbura bizamugora cyane kuko ntabwo bizapfa koroha. Ngenda babaye mu byifuzo byanjye, nimba ari n'umushahara wenda wabaye mukeya mfite uko njye nabikora nawongera, ariko Omari agakomeza akigisha abana cyane yuko anagiye n'abacu bataranasoza muri garideni ya 3. urumva yuko turababaye ntabwo twishima. Kandi n'abatoya bari batari batangira bose bumvaga bavuga ngo tuzajya kwa Teacher Omari, ukumva mbese nicyo kigo bari guhitamo kandi batari banahamenya. Turababaye cyane. Kamushimire kandi mukomere. Abari badukurikiye reka natwe tubashimire. Mwumvishe uruhare rw'abaturage, yaba ababyeyi barere hano ndetse n'abana. Mwabonye byinshi bitandukanye nkuko twajyanye ku musozi wa mu Kigali, abana bakarya bakanywa bakajya ku mashovari bakamera neza. Ni inkuru ku babyeyi itari nziza. Reka tubiharire Uwiteka, imigisha asabye arayisabye, barayimusabiye kandi nawe urasaba ku Mana wenda ko hari icyo Mwenyezi Mungu azamufasha muri ibyo byose. Ubwo ibindi tubagezeho amakuru uko bizagenda, twongeye duhure ku munsi wo ku cyumweru. Ndabizi neza ko nawe tuzongera tukabana ku kindi kigo nacyo nzi neza ko ashobora wenda ntekerezaho nacyo kuzasezera abana bari munsi y'imyaka 3 n'ibiri n'igice. Nabo nzi neza ko bizashoboka. Omari agiye nibidukunda turamuganiza, nibitanadukundira nuko niko bimeze. Kashimira cyohero twabanye ku majwi n'amashusho. Iyi ni Kigali News, turatambuka ku Murongo TV, tugatambuka no ku Ntashya TV n'izindi mbuga zacu yaba Facebook, Instagram na za Twitter hose mudusange. Turashimiye. Njye mwabwaraga nitwa Isaka Manager.